ndabasuhuje mbaye ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose. Reka nshimire mwese mwakoze subscribe, like and share, urukundo mutwereka turabishimiye. Nanabwira abatarakora subscribe muyikore kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu mu buryo bworoshye. Ni anje nk'ibisanzwe nkuko muri kubona kuri kamera za Yawe TV, turi kumwe n'umusore ngira ngo muri kubyibonera ari kuri drip zimwe za hatari, ntabwo nazisobanura na baraza kuza kumva navuga murahita mu mwumva. Reka najye mu ikaze. Murakoze cyane. Amakuru ni meza cyane. Kayitari ngenda kuvuga kuko uraza nawe kwiza kwivuga mu wundi buryo ariko ngeze se ko nsanzwe nkuzi se. Niko bimeze. Reka tuvuge ko maze kugafata. Yego se. None se kuba nzi izina ryawe hari n'abandi bahita bakumva wenda hari n'uko ukora akavuga si umuhungu muzihera ariko atazi nyine Kayitare ni mu ntoki. Ushobora kubwira abakunzi ba Yawe TV muri aka kanya kugira ngo bamenye Kayitare ni mu ntoki. Wasobanura gute Kayitare mu magambo make yawe? Kayitare ni mu ntoki yakora iki? Wibutse n'abandi bakuzi ku izina ariko batazi ibyo ukora. Amazina wayavuze nitwa Kayitare Omar, niyo mazina yanjye. Ndi umusore w'imyaka 24. Nkaba ndi umukinnyi wa filime nyarwanda. Nibyo ngibyo. Umukinnyi wa filime nyarwanda. Yes, ngewe reka mbite netrosinga ibyo filime abonekamo cyane, akunda kuboneka muri filime ya Papa Sava series igikunda guca kuri YouTube channel, akunda gukina. Wakibutsa abanyarwanda n'abakunzi bawe ukunda gukina uri mu ntoki? Papa Sava muri Kayitare muri Papa Sava ni umusore utuye aho Papa Sava atuye, batuye mu mudugudu umwe, bakunda guhurira muri rwinshi. Ubwo nibyo ngibyo biterwa n'icyagenwe na sije turi kuganiraho. Rimwe ngaruka ndi umusore w'umunyamanyanga, ahandi nkagaruka ndi umusore w'umwana mwiza mu rwego rwo gutanga message iba yagenwe. Akenshi bakunda kuguha iyi role, kwa kundi bavuga ati iyi role ukabona nawe kuva watangira gukina bakavuga ati iyi role bayimbonamo, kwa kundi bavuga ati uyu muntu arashoboye kuri iki kintu. Ubona akenshi bakunda kuguha iyi role cyane. Muri Papa Sava role kenshi navuga ko nkunda gufata ni buri role ireba iby'umusore muri community yatanga byaba byiza cyangwa bibi. Hari aho mpura ndi mu mafuti, ahandi nkahura bankoreye amafuti bisanzwe nyine nk'umusore w'umunyamafuti utanga message ibintu byiza cyangwa ibibi, biterwa na message dushaka gutanga. Uravuze ngo buri munsi ni byiza ejo ni bibi, ariko se akenshi ndashaka kumenya iya indi babona bakubonamo. Nshobora gukina ngende ikirara cy'umukobwa, nshobora gukina ndi umwana mwiza, ariko bitavuze ko ntashobora gukina kujya mu yindi filime ngo nyine ibindi byiza cyangwa ibibi, ariko hari ukundi kuntu bashobora kuvuga ati okay uyu nguyu yashobora bintu. Ubona icyizere baguhari cyo gukina iyi role? Icyizere bama ubwo kugira ngo ntange conclusion y'icyo kibazo wari umpaye, kugira ngo ngene ngo role bakunda kumpa niyi nuko nafata izo naba maze gukina zose nkareba ibyiganje ngo ni ibihe. Already urabizi kugeza wareba urabizi kuko niwo wikina kugeza ubu ngubu. Nabeshye ni nkunda gukina role y'umusore umunyadufuti runaka w'amafuti bivuga ngo okay, turaza kuza kugaruka aho ngaho tubwire n'impamvu baguha role y'amafuti simbizi cyangwa se ukunda gukina kwakitinga uri mu mafuti. Ubundi Kayitare watubwiye ko ukina mu filime cyangwa se nkuko dusanzwe tukubona muri Papa Sava ndetse n'izindi filime tugenda tubona ku ma YouTube channel cyangwa se ku ma social media. Kayitare yinjiye byari muri sinema nyarwanda nga abikore nk'umwuga umutunzi? Kugira ngo ntangire kwakitinga mu buryo bw'umwuga nabitangiye muri 2018. Ahandi kwari ugukina utuntu tuduteatre twateguwe n'amashyirahamwe runaka cyangwa ku mashuri, ku mashuri twarakinaga. Kugira ngo mbitangire by'umwuga hashize imyaka 2 nabitangiye muri 2018. Kayitare yamenye gute ko afite tala? Kwa kundi uyumva mu kavuga ati uko biri kose anje nshoboye kuvugira imbere y'abantu, anje nshobora kubaza ibibazo. Kayitare we yamenye gute ko afite impano? Wabimenye gute? Wibwiwe n'abantu cyangwa se nawe ubwawe warabyimvagamo? Kugira ngo mbimenye buriya ngo nkayishima ibara, kugira ngo mbimenye nuko abantu babimbwiraga, twaba turi mu bantu tuganira bakareba utuntu ndi gukora uburyo expressing ibyo nshaka kuvuga, bakavuga ati byanga byakunda ushobora gukina filime.
bamara kubimbwira nanjye koko nkanariza uburyo mbikoramo n'uburyo mbigenza nkavuga ati byanga byakunda hano hantu harimo impano nuko nyuma yo kubona ko harimo impano nshiramo ubushake niye se nibaguhaye gukina ikakunanira ikananira ni muri Papa Sava nubwo ntibuka ngo ni episode ya kangahe twigeze gukina role ndi umusore wapanze n'umukobwa ubukwe ko tugomba guca mu murenge noneho nkashyiramo amafuti ibyo twapanze nkabirengaho nkabyica nyuma yo kubyica ahubwo nkanamwiba n'udufaranga twari twapanze kuzakoresha ibyo bintu noneho nkafatwa ngiye nyine ntwaye ibyo bintu byarangoye kuko yari role itansaba kuvuga byinshi ahubwo nkamera nk'awa mujura nyine bafashe noneho gukina role y'umujura ucecetse uri guhatwa ibibazo utuje na yasura y'impuhwe byaseye nkaho bingora ariko narabikoze byabaye byiza hanyuma se ugitangira kwinjira muri urwo rugendo rwo kwinjira muri industry ya sinema niki kintu cyakugoye tuzi neza ko iyo uri mu bigina cyangwa se ugitangira gukora ikintu uko biri kose hari intambara urwana nazo kugira ngo winjire muri icyo kintu nyirizina nubwo uba ugifite urugendo rwo kuzagera aho ushaka kugera ariko itangira uko biri kose biragora niki kintu cyakugoye ku buryo uvuga ngo kugira ngo ngaragare nka Kayitare kugira ngo mwese mumenye hari inzira byaciyemo kandi zarangoye hari imvune wowe zaba zaragaragaye kuko tuzi neza ko abahanzi hari indirimbo barimba bavanga imvune z'abahanzi hari n'abandi bantu tugenda twumva ngo imvune zabo ese muri sinema nyarwanda we kugeza icyawe ntabwo ugiye kuvugira bose wowe zarakugoye kugira ngo winjiremo byagenze gute nta kazi kabura ingaruka nziza cyangwa mbi kandi kugira ngo umuntu atere imbere nuko hari aho aba yabanje guca nta rugendo rubura gutsitara imvune naba narahuye nazo ni hari umuntu yari afite ubushake ukihiringa ugashaka ahantu wenda haba hari iyo projet wakoramo cyangwa wakinamo ukagaragaza impano zawe yego projet kubw'Imana zikaboneka ariko kubera ko wagutangira no kutamenya kimwuga uburyo ibintu bigenda ukagenda bikugora nko kuri seti utazi ngo bari gukamera ibi cyangwa ngo ugomba kumera uku bikagenda bikugora kubera ko kubura ya experience noneho hakikubitaho no kubikora ntuhembwe cyangwa se wabikora ugasanga uri kubikorana n'abantu navuga ko batabigize seriye ugasanga babijenjetse rimwe na rimwe izo projet mwakoze ntizisohoke twagiye tuzikina nyinshi bikarangira ziferinze zitagiye hanze izo ngaru twagiye duhura nazo ugakina ntizisohoke ugakina zigasohoka ntuhembwe sibye ko icyo kibazo ntarahura nacyo ntayo ndakina ngo simpembwe ibibazo muri rusange nibyo ngibyo gukora projet ntizisohoke ugasanga wakoreye ubusa niyihe nuwe muntu muri Papa Sava mukinana ukabona arakugora pe mu gukinana nawe harimo Ndimbati harimo ramukobwa w'inzobe w'ikibuno hakaba Fofo hakabamo na Mama Sava harimo Madederi muri abo bose mukunda gukinana murahura muri scene runaka bitewe niyo yateguwe nuwe mukinnyi muhuro ukabona arakugoye gukinana nawe urakoze kumbaza icyo kibazo nanashima inzego zishinzwe kurukirita abakinnyi muri timu ya Papa Sava umuntu ubikora ni umuhanga byanga byakunda sinzi ibintu agenda arahareba ariko muri timu yose nta muntu n'umwe turakinana cyangwa umwe urakinana n'undi ngo asange biragoye usanga akenshi byuzuzanya sinzi ko ari ubuhanga bw'uhitamo ariko iyo urebye impano y'umwe cyangwa uburyo umuntu umwe akinamo ukareba n'ibyundi usanga ari ibintu biri kuzuzanya nta urakina mu buryo bubangamira undi cyangwa umwe agakina mu buryo undi atashimye usanga turi kuzuzanya nta muntu n'umwe turakina numve ko bigoye twumve ko byose ugerageza mu gahuza hanyuma se ukorohera cyane hari uko uhita uvuga ati uyu nguyu iyo tugiye gukirana biranyorohera cyane ku buryo twakinana ntabwo ngiye kuvangura mvuge ngo bamwe baragoye ngo abandi baroroshye ariko hari aho ugera nyine ukavuga ati je me sens à l'aise n'uyu muntu ndumva biri kugenda bijyana hari umugabo bita Regero Norbert Digidigi ni umugabo w'umuhanga iyo ari gukina hari ukuntu mukina ukumva ko watangiye kuba sumize nkaho biri kugenda wewe ufurira muri discussion muri kugenda mugirana ukumva ari iganje oya we agerageza kugenda abihuza
akakureka ugakina nawe ukavuga nawe akavuga ugasanga ibintu biri kugenda byuzuzanya. Gukina nawe biroroshye, ni umuntu uzi ibyo ari gukora akamenya nawe ibyo uri gukora akareba ko byagerageza kugenda bihura. Hanyuma Papa Sava hari yagiye amenyekana mu mafilime agiye atandukanye, ari no mu bantu bakinnye filime kera, ntabwo navuga ko ari watangije sinema nyarwanda hano mu Rwanda, ariko ari mu bantu batangiye mbere, bakoze mbere. Hanyuma afite n'izina, wageze gute muri Papa Sava? Ese wahuye gute n'itegeka Gratien? Ubwa mbere mpura amaso ku maso na Gratien hari hashize igihe, ni mu mwaka ushize. Hari role yari ikenewe muri Seburikoko ica kuri RTV. Bari bakeneyemo umuntu umwe wo gukina agasene kamwe. Ngira ayo mahirwe barampamagara barambwira ngo hari agasene kameze gutya na gutya twari dukeneye ko ugakina. Ndagenda kuri set ndamubona, umuntu natinyaga numva ko ntazahura nawe. Ngera kuri set ndamusuhuza bisanzwe, iyo scene ari gukina ngira Imana nsanga niwe twagombaga kuyikinana. Yari scene yo gutongana, tugira iki tuganira bisa nkaho bigoye nyine abantu batari kumvikana. Turayikina bigenda neza, irasohoka, abantu barambwira felicitation. Hashize iminsi nawe arampamagara arambwira bite, ndabwira nti sawa. Papa Sava urayizi? Ndabwira ndayizi, ko nashakaga ko twajya dufashanya rimwe na rimwe waboneka tugakorana. Ndamubwira ati nta kibazo byagenda neza, nuko nguko naje kwisanga muri Papa Sava team. Okay. Kakayitare se nta bindi bintu ufite ubwo gukora ku ruhande usibye gukina filime nyarwanda? Ndi umunyeshuri. Wiga hehe, wiga iki? Niga filmmaking muri ICT Innovation Center muri IPRS. Okay. Nka Kayitare ni gutubona sinema nyarwanda nk'umuntu umaze imyaka 2 uyirimo, hari ibyo ubona ukabona hari ahigeze cyangwa se hari no ko wayibonye kera? Tandukanyirize sinema nyarwanda yo muri 2008 na sinema nyarwanda yo muri 2020. Ndahera muri 2006 ubwo hasohokaga filime y'ikigeragezo cy'ubuzima ba Dani Gaga na ba Wilinda Hero. Iriya niyo nakwita urugi rwafunguye filime nyarwanda mu Rwanda. Kiriya gihe yego mbere yaho filime zari zihari zarakinwaga, ariko byasaga nka projet zabonekaga ari uko habonetse investment zivuye hanze filime zikaza. Ariko nyuma y'iriya filime bisa nkaho inzugi zahise zifunguka. Guhera icyo gihe abantu baratangira baritinyuka, abantu batangira gukrera amafilime yabo arasohoka. Bisa nkaho hari inzira turi kugenda ducamo yaharuwe mbere. Yari inzira yaharuwe, bitavuze ko ubu ngubu yaharuwe ngo isenye twese turi kucamo tunyerera. Yego hari aho turi kugenda twumva ibinogo, amabuye, ariko byanga byakunda iyo nzira uko inyurwamo kenshi niko tuzagenda tuyitsindagira. Ikizere rero kirahari, filime ya kera n'iyubu harimo itandukaniro, bitanga icyizere ko n'ahazaza tutagabanya imbaraga turi gukoresha ubu ngubu, icyizere gihari ko bizagenda neza. Okay, nk'umukinnyi wa filime uri gukina umazemo imyaka 2, uko biri kose hari future ufite cyangwa se hari ejo hawe hazaza ufite heza. Nka Kayitare ni uruhe ruhare Kayitare azagira mu kugira ngo filime nyarwanda itere imbere igere kuri international? Uruhare numva ngiye natanga ku giti cyanjye no gushishikariza abakitinye, abacyumva ko bifitemo intinyi yo kuba batera intambwe nabo bagatangira urwo rugendo kandi bakabikora kinyamwuga, bakumva ko ari cyo kintu cyabatunga. Icyizere natanga ni yuko nta gucika intege guhari, kandi buri gihe uko nzaba mbonye amahirwe nzagerageza kuyabyaza umusaruro kandi bishoboka. Agasene uheruka gukina muri Papa Sava nakahe wakinagura iki, watinga uri iki? Ese meaning yawe cyangwa se ubutumwa bwawe bwari ubuhe muri rusange muri ako agasene mwakina? Episode mperuka gukinamo ni izo mperuka gukina ni nyinshi, ahubwo agaheruka ni 207 ubwo twakinanye na Gratien. Harimo Gratien wo bita Madederi na Fofo. Twakinnye Madederi na Fofo bari gupanga umutwe wo gukura Papa Sava. Noneho uruhare natanzemo ni impanuro nahaye Papa Sava, mubwira ko burutatse ntabwo ari kababaye. Namubwiye ati
uriya mukobwa uri kugusaba amafaranga ugira iki ntabwo yoroshye, umwuga we ni ugukura amafaranga, ntabwo ari kuyagusaba kugira ngo umufashe, ahubwo ari kuyagusaba kugira ngo akumareho ibyawe, aguteza inyuma, arwanya iterambere ryawe. Nako ngako. Uko biri kose muba mukina filime y'ubuzima, mugenda mubona hano hanze ahangaha n'ibintu mukina muba mubona uko biri kose mu mutanga n'ubutumwa. Uravuze ngo Madederi na Fofo bakuye Papa Sava mu kumukura se, cyangwa se tuvuye kuri filime tujya mu buzima busanzwe, ubona iyo ngeso y'abakobwa bakura abagabo yeze hano hanze, cyane cyane ko mwabikinnye kandi mukunda gukina ubuzima nyine akenshi bubaho? Ntabwo ngiye kurwana ko iyo umuntu akundana n'undi aba agomba kumwima cyangwa kumuhisha ubuzima bwe buri financial, ubuzima bwe buri financial ngase n'ubutsikamira cyangwa batagomba kubiganira. Ngewe ukuntu mbitekereza ku bintu bijyanye no gukura, niba umuntu akundana n'undi gashobora kumwifashisha kuko baba bari mu rukundo kandi ubuzima baba basa nkaho babusangiye. Niba ari ikibazo ahuye nacyo kijyanye n'amafaranga, baba bafite ukuntu babiganiriye, akumva ko yamufasha koko kandi nta nkomanzi iri ku mutima yo kuvuga ati aya mafaranga nubwo nyamuhaye ntabishaka. Ariko hakabaho n'abakobwa bumva ko iyo umuntu mukundana aba agomba kugukemurira ibibazo byawe 99% bijyanye n'ibyifuzo byawe, guhaza nyine ibyo umuntu akenera mu buzima busanzwe. Icyo nahanura abakobwa baba bumva ko urukundo ari ugutsikamira ikofi y'undi, ntabwo bijyanye. Ahubwo urukundo rwa nyarwo ngiye uko ndwumva ni ukugerageza kuzamura financial positions yanyu uko muri mwembi, mugafashanya kuyizamura. Wakenera icyo ngufasha nkakigufasha by'urukundo, apana kubigufasha nk'inshingano. Ariko wemera yuko hari abakobwa nyine bakura abagabo hari abakobwa bakundana n'abahungu atari byo ngibyo bagamije, ariko twe turi kuri bakobwa nyine bakura abagabo nyirizina, baba niyo nshaka ko tuvugaho. Abakobwa bakumva ko nk'uko urimo bivuga ngo nubwo ari 99%, bumva ko 100% baba bagomba nyine gufashwa na wa mugabo, bakumva ko nyine baba bagomba gukura nka kuriya nyine mwakinnye Fofo na Madederi bakura Papa Sava, ndumva ko kanana nakabonye. Hanyuma ubona gute abakobwa hano, ubona gute wowe iyo uri kubona abakobwa muri rusange hano mu gihugu? Reka tuvuge hano twe kwambuka hanze kuko tuvuga ibiri mu gihugu nk'umuntu uba mu Rwanda. Nawe watubwira gute, ubona gute abakobwa bakura nyine abagabo? Nicyo nshaka kuvuga. Uburyo mbabona buse navuga nabyita ko ari nk'ingeso, nabyita ko ari ingeso kandi mbi, kuko ni ingeso idashemeye, isa nka nge nakwitiranya n'ubwambuzi cyangwa ubutekamutwe. Umukobwa wumva ko wagukura nk'uko babivuga ni ingeso mbi. Uramutse uri inshuti yanjye ufite umukunzi umeze gutyo, nge naguhanura kumureka, noneho ugakora icyo umutima wawe wumva uri kukugira inama. Kayitare, batubwiye ko ufite imyaka 24. Uko biri kose hari abakunzi wagize, hari n'abo ufite ubu ngubu, ntabwo tubizi neza, ariko uko biri kose imyaka ufite wenda irakwemerera kuba wagira umukunzi. Hanyuma Kayitare, umukobwa kuri wowe mbere na mbere gukura ni iki? Wasobanura gute gukura nyine, ibyo bita gukura? Gukura kuri njyewe ni ukumva ko ikintu kijyanye n'amafaranga kuri wowe ari njye gishinzwe. Icyo nicyo nitwa gukura. Hari umukobwa wigeze ugukura mu buzima bwawe, mwarakondanye akakubwira ati ndashaka telefone, ukabona nyine iyo papa siwe afite, ntabwo ari urukundo, ntabwo ari kumwe nawe mu rugo rwo gukunda, ntabwo ari kumwe nawe mu rugo kugira ngo agukize amafaranga? Byigeze bikubaho? Oya, ntabwo ndakundana n'umukobwa umeze gutyo. Nta na story uzi y'umukobwa wigeze ukura mugenzi wawe? Mugenzi wanjye kuko mana yanjye nyinshi cyane. Byagenze gute se? Uburyo byagenze, uburyo yamukuye umukobwa mbere yuko bakimenyana, umukobwa yamubwiye ko nta telefone agira. ngo niba ujya ushaka kuri WhatsApp ntabwo uzambona kuko nta telefone ngira, ngo afite agatelefone gato. Noneho umuhungu kubera urukundo yari amufitiye arayimugurira, amugurira telefone. Noneho nyuma nibwo yaje kumenya ko iyo telefone aguze abaye nk'uwa kabiri uyimuguriye, kuko umukobwa asanzwe afite indi. Iyo niyo story ya hafi. Biramutse bikubayeho ukunda umukobwa ukabona afite gahunda yo kugukura, wabigenza uti wamwanga cyangwa wagerageza kumuhindura? Ntabwo nagerageza kumuhindura, ahubwo buriya iyo ngiyo ni ingeso. Iyo ni ingeso, kandi ingeso ari uko nyirayapfuye. Namureka nakumva ko nyina umukunda akakwaka telefone ntiwayimuha atayifite, kandi nshoboye kuyimuha
atanabikoranye iyo ngeso yo gukura nayimuha. hanyuma se uvuze ngo wamureka uramutse ukundanye n'umukobwa mu gihe gitoya tuvuge ati Kayitare afite imyaka 29 afite gahunda yo kuzashaka umugore mu myaka 30 yiwe, ntabwo ari nyuma y'imyaka 30, ni mu myaka 31 ngo ni nyuma y'umwaka ubwo hano dusipoje ko ufite imyaka 29 n'urugero, ugakundana n'umukobwa bibaye ngombwa yuko ushinga urugo, ushinze urugo ntabwo uramenya neza cyangwa kwihishemo, wenda ni umukuzi, wenda aragukura we mu buryo udashobora kubibona, wenda kwihishemo, nyuma yo ubimenye mwarabanye byo byagenda gute? Wamwanga cyangwa ukagendera yuko uvuze ngo ingeso ngipfa yuko nyirayo yapfuye? Uko nicyo gihe byagenda. Buriya umuntu mwashakanye n'ikindi kintu muba mwarahanye igihango, kandi muba mwarasinye ibibi n'ibyiza, ubwo ibyo bibi waba ubibonye nabyo bindi utaruzi. Icyo nakora ni ukugereza ese yankura gute tubana k'inyungu zanjye aba arizo ze, ubwo kunkura ni gute? Ntabagore uzi bafata ibintu bakabitwara nyine umutungo wa famiye bakawusesagura ari ubikora nyine yo kugira ngo mushyire hamwe, ariko kabona we icyo gihe twakenera abajyanama, tukicara tukabyigaho. icyo babwira abakobwa bakuru bisubireho banitekerezeho, ntabwo bikwiye. Abagabo se bakurika bo babufata ute? Nyine ukurika nuko aba nka kuriya Papa Sava wari wamugiriye inama, wenda hari n'ababemera bakavuga ati izo telefone reka zitange bitewe nuko wenda n'izindi nyungu n'abamukeneyeho. Abagabo bakurika nyine bana yanjye nyine bagukura ari uko nyine n'ubundi usanzwe ufite ibyo bagukura, ahubwo icyo wakora ni iki? Icyo wakora ni ugushishoza. Usanga bakura abagabo bakuru kubera ikiburiye impamvu abakobwa bakuru abagabo bakuru nuko bafite ibyo babakura. None se wakura umusore umukura iki? Umusore nta basore baba bafite amafaranga, abasore nabo baba bayafite, ariko nanone umusore aba afite n'umwanya wo gutekereza kabiri, kuko aba afite n'amahitamo yo kukureka agashaka undi. Ariko umusaza mukuru avuga ati ndisaziye mfite n'umugore mu rugo, aka kana reka ngafashe kuko ndanabishoboye, n'ibyo gakeneye si byinshi. Hanyuma se turagira ngo utubwire abakunzi ba Yawe TV bakubona muri Papa Sava, tandukanya Kayitare wo muri Papa Sava cyangwa se umukinnyi wa filime na Kayitare wa nyawe wo mu buzima busanzwe. Ukuntu nabitandukanya subwo gute nshingiye kuziye factors, nk'uburyo bw'imikinire, ibyo nkina ntabwo bisobanuye ko ari komeza. Bashobora nko kuwompa, hari nk'iyabaye ejo bundi ndi gukina ndi umutekamutwe, ariko ntabwo mu buzima busanzwe bivuze ko Kayitare ari umutekamutwe. Hari izo nkina bambenze, hari izo nkina nabenze. Hanyuma hari abakunzi bawe bakubona muri Papa Sava ndetse no mu andi mafilime ugenda ukina, tandukanya Kayitare ukina filime na Kayitare nyine wundi batazi. Kayitare wo muri filime buriya ntabwo navuga ngo Kayitare wo muri filime ameze uku, kuko ntabwo nyina ikintu kimwe, nyine ibintu byinshi bigiye bitandukanye bitewe n'ubutumwa umuntu aba ashaka gutanga. Niba nshobora gutanga ubutumwa ndi pastor, ndagerageza nkigira pastor, nkakora ndi umupasiteri. Nshobora gukina ndi umujura, ngomba gukina role nyine y'ubujura, ariko bitandukanye na Kayitare wo mu buzima busanzwe. Kayitare wo mu buzima busanzwe ni umusore w'ingaragu, ni umusore ukunda siporo, ukunda umuziki, nyine ukunda guseka. Buriya nkunda guseka nyine no gusetsa. Yego njya mbibona, ntabwo mbikiretse. Hari igihe nyine accidental umuntu avuga akantu ugasanga gashimishije abari kukumva bagaseka, ni byiza. Ariko ndi umusore buriya ukunda ibyishimo, nkunda ibyishimo, mba numva aho ndi nyine naba nishimye, naba ndi kwisekera, ni ibintu byiza. Tuve muri kariyeri yawe yo gukina filime, ubundi Kayitare ni akahe kantu yaba yarakoze mu buzima bwe cyangwa se yakoze kamusebya? Ni akahe kantu baba barakoze ugaseba? Kari kera byagenze gute? Niga nko mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri muri segonderi, wumve buriya nararutse kera. Nari mfite umukobwa twakundanaga, hari ukuntu nyine urabona muri internet nta matelefone umuntu yabaga afite, ntaki, nandika agapapuro k'urukundo, kukandika uwo ngahaye barakamufatana. Icyo kintu cyo cyansebeje, kuko wanditse izina ryawe. Nanditse izina neza cyane, urabona tuba dufatanye. Noneho ikintu cyaje kuba nuko bakamufatanye, bikaba ngombwa ko nkasomera imbere y'abayobozi. Nabibaze rero twatuntu umuntu aba yanditse kudusoma. Icyo kintu cyaransebeje, nyine numvije
nkotoye. Niki kintu cyabaye mu buzima bwawe ukabona kiragusekeje pe? Icyo ngicyo warimo tubwira ni icyagusebeje. Turashaka cya kintu cyagusekeje ukumva uravuze ati I'm dead kubera nyine guseka cyangwa kugushimisha. Bo ntabwo navuga ko cyakubayeho kiri funny nako. Kiri funny bana yose navuga ko biri funny. Nigeze kujya ahantu bita Kamabuye ni mu Bugesera. Noneho kuva Kamabuye ujya kuruhuha harimo akagendo byabaga ngombwa gufata igare. Igare rya 500. Uraryumva igare rya 500 fra 500. Na ahantu abari kure pe. Abari kure cyane. Tuzi neza ko ari akajana. Ryitanu mwana. Noneho igare rya 5. Ubwo habaga harimo ahantu hatambitse ahamanuka ahazamuka nka Shyorongi. Urumva? Noneho hari mu masaha y'umugoroba gutyo mu saa 8 zishyira saa 9 hari n'akazuba ntega igare. Ntega igare ndabwira ati ngiye hana, arambwira ati ni senkisa tugende. Arambwira Imana ngo arantu harimo akagenda, ndabwira turagenda tuganira ntugire ikibazo. Ari munyonzi bikubwiye. Ndabwira ati ntabwo turi bunebwe turagenda tuganira. Okay. Ndabwira ati niba ngombwa naho uri bugere hakugoye uze kumbwira mutware. Wowe umutware. Ubwo nurira igare. Turagiye story ni nyinshi tuganira ibintu byiza numva nyine byaryoshye. Urugendo rwaje kubiha tugeze ahantu hazamuka. Ati gute? Urumva ayo masaha saa 8 saa 9 ni handa abanyonzi baba bavuye gufata ka lunch bagarutse mu kazi. Mana yanjye. Ibintu yankoreye. Ko numva ngize amatsiko. Turagiye. Umunyonzi aranyonze. Ubwo ko n'ukuntu amuganirije we yaravuga ati mutipe ni sawa. Ahantu tugeze hazamuka nimubwira ngaveho nge natekereza ko ariko yatekereje. Nimubwira ngaveho araza kumva ngize iki? Kwiyemera. Ko ari ukwiyemera nyine imbaraga yiwe ntayamazemo. Ndamubwira ati nitugera aho mva humbwire ngo ya musaza ngahangaha ndamenyereye mpaza buri munsi. Ndamubwira ati sawa. Fata igare, hari ukuntu abanyonzi bari kugenda yageze ahantu haterera asa nk'uzamutse gato akanyonga. Ibyo yankoreye si ibyina. Umunyonzi aranyonga niba byaranze mu nda kubera n'akantu yariye numva ngo okay ndavuga ni kara agaciyemo reka nkihanganire ngira gutya kaga gacaho ndabyihanganira. Arakomeza arahagarara ariko ukuntu numvaga ari kuniha numvaga ari gusa nkaho afata munda ari agufata mu nda ntare kure twa tuntu twari hasi. Arongera numva nabwo nanga kumubwira ati ese kuri kunsurira ndabireka. Arakomeza aragenda. Niba yaravuze ati rero uyu mutipe ntwaye ndumva atari no kubyumva n'ubundi ntacyo yarengejeho reka nisanzure. Abaratangiye gucura beat. Noneho nanjye binyanga mu nda nizo gaza ari kunkubita numva n'inda yatangiye kubyimba. Ndamubwira ati none n'isereri n'iki n'izuba nibagiwe ko ndi no kwigare kubera umujinya birandenga. Nisanga nakubise kwigana ndamubwira ndavamo ngwe hagarara ngutware. Byarangiye mutwaye na ya 500 ndayamuha ya namumekeye. Uri kumwishyura yarakurebye nakishijemo ntago nari kubyihanganira kameme kuko nta customer care irimo ntago nari kumureka ngagende ari kubikorera n'undi. Ngo utaha ujye ukayaba. Naramubwiye ati nangaye ni 500 tamukubita 400 ndamubwiye ati ijana ndarinywa amazi wansuriye. Yaritashye se kubanza n'ubwo yagiseka ko kantu niko niyo nkibutse kubera ukuntu ari nge nyine wakarivinze nsanga ndi guseka. Patrick Kayitare my friend Patrick ari hano namugiye crash hanyuma Kayitare ni iki kintu cyarakubayeho kikakubabaza mu buzima bwawe bwose iyo wibutse Kayitare wa kera n'ubu ngubu ni iki kintu cyaba cyarakubayeho ukumva kirakubabaje cyane? Ikintu numva cyarambabaje mu buzima ni ntabwo nigeze nyine numvaga yewe nshaka kuzibona ndi mukuru ndi kumwe na mama ye kwa kundi umwana w'umuhungu mukuru aganira na nyina numvaga mbyifuza ariko nyine ntabwo nabibonye nyine nabuze mama nkiri muto mfite nkiri umwana mfite imyaka mike. Sorry to you. It's okay. Kuvuga nyine romantic it's okay. Like a gent.
utagiye kwirya mu kiganiro. Oya namyigirimo. Hanyuma se uheruka guterwa indobo ryari? Umuntu guterwa indobo gute? Propose umukobwa akabyanga. Akavuga ati wapi ntabwo byavamo. Reka rero nkubwire. Njyewe ntabwo nya propose umuntu mbona yanyanga. Ntabwo nya mfata iyo risk. Ubibwira n'iki se? Ari ukuntu umukobwa ashobora ko urakabona ukiganira n'umukobwa ari ukuntu ubona ko intero n'inyikirizo biri kujyana ka meme. Ariko uko biri kose byakubayeho. Gubwira umukobwa ko mukunda akanga ntabwo biramba. Kandi ushobora kuba wamenye ubwenge bwo gukoresha iyo systeme ukuze ariko wenda imyaka ishobora kuba yarashize. Tukiri abana nawe byo tukirana se twabishyiramo. Ko ndakundaga umukobwa mu ishuri wicara imbere nawe wicara inyuma. Wajya kumubwira ko umukunda ukumva ari kukubwira ngo azabaza nyina. Ari umuntu waduteste atubwira ko yaterese umukobwa umutereta ko akundi ke yatuvuga muri iki gihe dutanga ko akundi uvuga ngo wagura umukobwa telefone waguze ibiki byose bishoboka ama gift keraho ngo wacungaga umukobwa ari guhati wabibiraye ukajya kumuhatira ukumva ni keke ikomeye wowe ni yeke wigeze guha umukobwa mwakundanye kera mu bwana bwawe ukumva yewe muri iki gihe urayibuka ugaseka. Namufatiye note mu ishuri n'izina ry'Imana. Warandikaga ikaye yose ukayandika neza ukavuga ati twishwibuza ahubwo nkashyiramo na note bataraduha. Nkafata ikaye y'umwarimu nkamushyiramo izo bazaduha. Ubuse ntabwo nanjye ntazo nagiraga note. Baza bakagukwiga. Iki amatwi bakayageza Nyabugogo ahubwo. Ati nta note ufite kandi ugasanga undi mwana waramwandikiwe ntiwiyandikiye ko. Kuri ubu ngubu se Kayitare afite umukunzi cyangwa ni single searching? Aramufite. Gira iki mubwira muri aka kanya umukozi wawe wenda ashobora kuza uko biri kose ariko aragukurikirana interview zose ushobora gukora cyangwa se ibintu biganiro ushobora gukora arabikurikirana. Gira iki mubwira muri aka kanya nuko mukunda ari ikindi se. Abantu bose abakunzi ba Yawe TV bashakaga kuza ku chain box batwandikira batubwira ngo uri umuhungu turashaka nimero ze kuko erega man uri kuri trip za hatari. Abakobwa bashobora kuzareka kudukaba wagiye mani nitubone ukuntu tuza kubyitwaramo. Ni fresh n'umuduha. None ndi urabashwishikari. Aga nimero nyine muze ugatanga naho depose candidature. Ushobora no kubona bivamo bigahunda. Ishobora kurangira nyine naho bakiyamamaza. Twirengagije ko ufite umukunzi umukobwa wakunda. Yaba ameze ate cyangwa se twirangije gute ko ufite umukunzi ubwo wenda ugiye kuza kuvuga wenda nibyo abayujuje cyangwa se nibyo aza gusatira kuba byujuje yaba ameze ate umukobwa wakunda? Umukobwa naho nkunda ni umukobwa utifatafata bako gusanga bari shy bataganira nyine baba bashaka ngo bazi ikibazo nabo basubize nyine birangira. Yego cyangwa oya? Umukobwa wisanzura uzi kuganira. Umukobwa muremure kameme usumba. Oya pana nsumba nyebwa nyindi muremure deja ariko nanone mugufi ngo ngewe ndamutse mvuze ngo dukundane wahita unyatira bugufi bwanjye. Wese uri mugufi ntabwo uri mugufi. Umukobwa nyine ufite umutima wo gukunda uri sociable gutyo. Aho ngaho ni muri character cyangwa behaviors yiwe niko umaze kutubwira. Hanyuma physically yaba ari umukobwa umeze uti? Physically yaba ari nari mbikomoje umukobwa muremure yaba igikara yaba inzobe ntabwo bindeba. Niyo ngiyo criteria ngenderaho nanone uteye nyine neza nyine mugendana mu muhanda bana bafotora ukabona ko ifoto ari nziza. Ukunda wa mukobwa mwiza cyane ku buryo iyo uri kugenda abahungu bashobora kumurangarira. Bitwaye iki se bakareba icyo mbarusha ntaribi. Okay, mu minsi yashize niho hasohotse ku mbuga nkoranyambaga hasohotse abakobwa n'abagore bakuru banakuze cyane ndetse n'abana bafatiye muri Rwezamenyo. Yes, bagiye ndumva warakurikiranye biroroha cyane kusubiza. Bagiye kukongeresha imyanya nagari imyanya y'imyirukiro n'imibiri amataye amabere bagabanyisha n'inda. Iyo uza kuza gusanga mu ifoto basohoye cyangwa se mu ifoto ribu yasohoye ugasanga musheri wawe bari kubyitwara muti umurongo utukura tayari yari kuba yagiye. Wari iki se wari kumutwatira kandi hari ukuntu nyine bashaka kugira bagushimisha abone ko nagataye ke. None se iyo mibiri artificiel irakenewe. Umubiri ubundi uburyo umuntu ateye n'uburyo Imana yamuhaye. Ibyo ngibyo rero ukundi umuntu atera ni ibyo muganga aba yaramuhaye. Rero ntabwo dushaka imibiri abaganga batanze turashaka ikintu umubwire ati uwo ngo uko ariko nagushimye nyine none se iyo aza kuba keretse ngiye kureba nkasanga ko watereza ngiyo aza kuba date. Oya ngiye kureba nkasanga ukateye siko ateye nawe nibyo muganga yamuhaye icyo gihe nawe yaba yikuye kuri liste yahita agenda.
uri wakundana n'umukobwa online mutaziranye? oya ntabwo byari byakubaho n'umunsi warimo? umukobwa akakohereza ifoto ugasanga nyine ku mafoto ukabona ni icyuki, ukabona mu nda ni zeru, ukabona amata ye ni yose, ugasanga ukamukunda. ubwo se ni urukundo? ntabwo ari urukundo, ko ni ugushima. Uko ni ugushima ugashima. uvuga iki kuba bikora bakundana online? urugero muhuriye Instagram, bya bindi bita gutwika, ukabona umwana imyuka ari nayo, drip ni we ni mama cyangwe, ukabona imyambaro ni nayo, telefone irabikora, ukabona arateye nk'uko ubyifuza. Nko kundi buvuga ngo umukobwa nzakunda azaba ari inzobe gutya, ugasanga ni inzobe, ugasanga wenda ni iki. Uvuga iki kuri ba bantu nyine usanga ko bateretse online? ese ubona hari imbogamizi zishobora kubaho nyuma y'uko bakundana online? buri muntu wese agira ishima rye, ntabwo najajinga umuntu bitewe n'uburyo yakunze. aramutse yaramubonye online, mu mutima we akumva nta kintu yishinja, kumva yaramukunze, nta kintu na kimwe namugaya, nta kintu namushinja, nabwo namubwira komerezaho, nibiba amahire bizacamo, nibitaba amahire ntabwo najajinga umuntu bitewe n'uburyo. muri make ubona urukundo rwa online rushobora kuvamo urukundo rwiza cyangwa se rugira? kuko akenshi hari abantu bakundana online ukabona bagakora ubukwe, amahire arimo pe. none se uvuga iki ku bakobwa bifotoza, urugero bafite ama iPhone cyangwa se bafite application zibongerera amataye, zibagabanya mu nda, zibongerera ibice bimwe na bimwe mu bigize imibiri yabo, ukabona bapostinze, ukabona bari kwihindura uko batari, wanamwaka ifoto ukamuhereza uko atari, mwahura ugasanga biri differa. icyo gihe waramwandikiye ngo uramukunda, icyo gihe usubira inyuma ukamubwira ati yewe nakunze ifoto ntabwo ari dore ko na active yigeze kuririmba indirimbo ngo ntabwo ari we nakunze ifoto. ubabwira iki abakobwa bagerageza kwihindura ku social media? ubibona gute? n'abatubuzi ako ni ugutubura. nabyita ubutubuzi kuko ugiye kunyiyereka uko utari, nkasanga si kuri warantuburiye, babireke. niwe mukobwa waba warabonye amaso ku maso ugatungurwa nuko wari umuzi kuri social media w'umustar? Ubi rwose arahari Shadibu. uramubonye uravuga ati nyine ukuntu namubonaga n'ukuntu namwumvaga, numvaga nyine abantu babikajije, Shadibu banatanga ingero z'ubwiza bakavuga Shadibu, ariko naramubonye nyine mbona nothing special. nyine ni mwiza mu buzima busanzwe, ariko uburyo bari babivuze wapi, bari bakabije nyine, ubona ari ibintu bya danje, ariko simubonye mbona. ubwa mbere wumvise uvuga ati nayo ngiye amatsiko yo kubona Shadibu? ubwa mbere namwumvishe tubwiye kuko wamwumvaga biri totally different nuko wamubonye. ndi kuvuga ngo cyagiye umwumva nka Kayitare, ubumvaga bashyiramo ibikabyo byinshi cyane, wowe yumvaga ufite amatsiko yo kuzabona uwo muntu amaso ku maso? nari nyafite. Kuki wumvaga ugize amatsiko cyane yo kubona uwo muntu? wumvaga ari iyihe nyungu bifitemo kugira ngo umubone? wakumva ikintu bakivuga cyane ntukigire amatsiko. mu buzima busanzwe ugira amatsiko cyane? ngira amatsiko na byandi umuntu akubwira ngo ngalo hari ikintu ushaka kukubwira ngo ndaza kukikubwira nyuma, urakomeza ndabwira ati we twubahane, dushiramo no kunyubaha kabisa. nanga nyine ikintu gituma ntegereza ngira amatsiko. hanyuma rero yo kubona Shadibu nyuma yuko wamwumvaga byagenze gute? wabonye ari umukobwa usanzwe? nanditswe nimubona nzahita mpagarara nkamurangariraho iminota 5, ariko nakubiseho ijisho ndigendera. nta n'ibirenze? birenze no. ari Shadibu se na sheri wawe mwiza ninde? umva yewe wagiye umbabara, ariko ni sheri wanjye. Shadibu ntabwo ari mwiza kurusha sheri? ariko si bwiza bwa Shadibu ugenda bubarira he? ubwa sheri mfite aho mbubarira, arambwira ngo ndagukunda, nkumva ni byiza, ijoro ryiza, nkumva ni byiza, nyine mfite ibyo nashinga. wumvise ibintu uriya muhungu uri ku ruhande ngagize rekana n'uriya, urumva nyine ubwiza bwe ndabureba nkabubona, nkamuyambira nkabyumva, ariko wanamuyamburira hehe? na bya biryo bavuga ateka sindabiryaho wenda ngo mperaho uvuge ngo byibura ngo oshya ntabyo. hari abantu benshi bavuga ngo Shadibu ni Slay Queen, nibyo cyangwa ntabwo ari byo? ntabwo mbizi. umuzi se Slay Queen kuri wowe ni iki? Slay Queen se navuga ntabwo mbizi. Slay Queen mba numva kuri wowe nka Kayitare, tukwiye kuvuga ngo ugendere ku bandi bantu, ugendera kuri Janvier cyangwa se ugendere kuri Alfred. vuga ngo njye ukuntu mbyumva Slay Queen, Slay Queen kuri njyewe subwo navuga ko ari nk'iki, ngerageje gucira mu nyurabwenge n'ukuntu mbyumva n'ukuntu mbibona. Slay Queen njye mba numva ari nka wa mukobwa wigirira icyizere, wumva ko ari mwiza, icyo ni icya mbere, wigirira icyizere kandi ukora uko ashoboye kugira ngo ubwo bwiza bw'abantu babubone.
njye mbona bari wese like queen. Hano mu Rwanda rero ukoresha imbuga nkoranyambaga, sinzi uko witwa kuri Instagram cyangwa se kuri Twitter, ntago mbizi, ariko gerageza utubwire ubona aba slay queen nkuko umaze gusobanura ngo n'umukobwa wigirira icyizere, n'umukobwa ubasha kugerageza kugira ngo ubwiza bwe bubonwe na buri wese. Slay queen ubona mu Rwanda nizengahe se? Nabe bakobwa ujye ubona ku social media bagerageza kwerekana ubwiza bwabo kugira ngo babonwe na buri wose? Bon sibye ko navuga nka babiri babibonye ko bikose hariho bita Yellow the Queen. Yellow the Queen na l'autre là Strawberry. Na Strawberry nabo ngabo nzi numva bavuga. Strawberry mu minsi ashize nk'amezi 5 cyangwa 6 asohoye ifoto yashyize imyanya ndangagitsina ye hanze. Ubivuga iki? Nibwo bwiza bavugaga bwo gushyira hanze cyangwa? Ntago mbizi njye, nta nubwo mbafollowinga abo bantu ngo bavuga ngo basile. Ubemenye gute? Ndabyumva kamere, mfite amatwi mfite n'amaso, baravuga nkumva bakanerekana nkabona. Ariko nta banyambafollowing nose ubwo ibyo ni ibiki byo ntago mbizi mu muco nyarwanda byo kugaragaza imyanya ukoresha, ukora ibyo ukora. Ukora iki? Ibyo wakora byose ukayerekana. None se akaboko kanjye karakora? Sinshaka kukerekana se. Nashaka kuvuga yewe nawe urayumva ni yayindi uhisha niyo ugiye muri dushe upfuka. Niyo ngiyo nyine kuyerekana. Nta n'ubugoryi. N'ubucucu. Inoze Strawberry yakoze ubugoryi. Nkabona ahubwo ubwo se wakwerekana ibi. Nagari 12. Oya ni ipakiya nakaduze ni kubugoryi nese gufata imyanya yibanga ukayerekana. Ubwo se wabugamije iki? Okay. Sani wese uramuvugaho iki? Sani ni umumama, Sani ni umumama w'umwana umwe. Ejo bundi kuri Instagram yakoze live aragenda ko kwabakorera icyo bisagashya. Nagezeyo ndebaho akanya gato mpita mbona ntago mba interesse nabyo cyane. Simbizi nanjye kukubaza waba warabonye iyo live yakoze uko biri kose, niba utararayibonye ari warabyumvise? Narabyumvisha ariko ntabwo nabibonye. Umuvuga iki se byibura? Strawberry we nta mwana afite wenda uko tubizi, ariko se nkasani nk'umubyeyi uvuga iki? Ariko uri kubivuga nk'umuntu nyine wabibonye. Oya ntabwo nabibonye. Honestly ntabwo nabibonye. Gusa nabyumvisha ko yabikoze ariko ntabwo nabibonye. Sinigeze nifuza no kubibona, niyo mbibona ndumva ntari kwishima pe. Uvuga iki se ku mama w'umusitari ukora ibintu nka biriya, ufata imyanya ndangagitsina cyangwa se imyanya y'ibanga akayihisha? Hari ibintu bita ngo ni capacité d'intellectualité nyine, aho IQ y'umuntu nyine. Aho bapimira bareba ubwenge bwe niki. Singiye kuvuga ko afite buke ariko nyine mana yanjye. Oya ntabwo mvuze ko nta bwenge. Ubwenge nyine biraringaniye. Ameze nk'umwana w'imyaka ingahe se? Oya ntabwo ameze nk'umwana kandi afite umwana deja, nta mwana ugira umwana. Hari umuntu ukura, hari kuntu bavuga ngo hari umuntu ukuru ariko ukabona yakuze mu gihagararo ni mu myaka gusa, ariko ukabona ibyo akora ni nk'iby'abana. Bwira ariko. Oya urashaka kunteranya n'uriya mukobwa? Ntabwo nshaka kuguteranya nawe, juste ndi kubaza uko wabibonye umuntu wese afite uko abyumva. Umuntu wese afite uko abyumva. Nanjye ushatse wambaza ubyumva uti nyuma ya kamera, ariko nanjye ubu ngubu ninjye bagushatse. Ibintu yakoze buryo mbyumva ntabwo bishemeye. Ni ibintu bidashemeye pe. Ni ibintu utakwemera ko umwana wawe namara gukura uzamwereka ukamubwira ngo dore ibyiza nagezeho ngo nyuma yo kuba umusitari. Ni ibintu bidashemeye pe, nta cyubahiro kirimo. Okay, uravuze ngo abaslay queen niba abakobwa bashobora kwerekana ubwiza bwabo. Watubwiye ko ufite umukunzi, watubwiye ko umukunda, watubwiye ko ari na mwiza kurusha Shadibu. Hanyuma umukunzi wawe aramutse afashe icyemezo cyo kujyana nayo ku social media akazajya kwerekana ubwo bwiza bwe. Oya wavuze ko slay queen ari umuntu ushobora kwerekana ubwiza bwe. Ubwiza n'ubusa. Kuko hari igihe n'ubusa batari bwiza, ariko hari ubwiza buri ukwabwo n'ubusa buri ukwabwo. Rero aramutse ari umwanzuro we yifatiye kuvuga ati nzaya ngenda nerekana ubwiza bwe cyane kana bufite nta ribi, ntacyo bintwara. Ubusa. Okay, watubwiye ko slay queen mu Rwanda waduhaye ingero, watubwiye Yellow the Queen, utubwira na Strawberry. Kandi twibuka ko Strawberry ari mu bantu bakunda kwiyambika ubusa cyane, ubwo urumva ni bwa bwiza bw'ubusa yerekana ariko nabyita. Shere wafashe icyemezo cyo kujya kwerekana ubwo bwiza bwe nawe akabwireka nyine, wasanga ukagenda ugasanga nko kuri Instagram yiwe
ugasanga yatwitse, niko babyita gutwika simbizi neza ariko biri, ariko se wabyitwara mute? Mbwira nka message ushobora wamuhamagara wamuha message byagenda gute? Ntago reactinga gute? Ntago namuhamagara cyangwa ngo message, ahubwo namusaba kubonana nawe nkamubaza uwo mwanzuro uburyo yawufashe, niba yumva kuri we ntacyo bimutwaye. Mu gihe kuri we ntacyo bimutwaye, njye bikintwaye, ubwo twareba umwanzuro dufata hagati yacu. Ushobora kwita uhubuka ukavuga umukunzi wawe aramutse akoze ikosa nk'iryo ngiryo, ushobora kwita uhubuka ukavuga ati ukahita umwanga bitewe nyine n'amarangamutima y'uko babara. Hari ukuntu umuntu ashobora kwakira ikintu akahita babara cyane, ukahita uhubuka ukavuga ngo mubireke, cyangwa ushobora kuganira nawe icyo kintu ukamubaza impamvu yatumye akora icyo kintu kugira ngo mbere yo kubijyamo muba mwaraganiriye muri babiri, no kubivamo mu biganira muri babiri, ntabwo ufata umwanzuro wenyine, kuko ntabwo wafata icyo kintu mwabumbiye hamwe muri babiri ngo ukimene wenyine. Namuhamagara nkamubaza niba yumva ntacyo bimutwaye, nkamubwira ati niba ntacyo bigutwaye, njye numva bikintwaye bimbangamiyeho gato, tugafata umwanzuro twembi nyine, tugafata umwanzuro wumvikanyweho n'impande zombi. Batubwiye ko ufite umukunzi, njye ndibanda cyane kukubaza ku bibazo nyine bijyanye nawe n'umukunzi wawe. Kayitare ni urugero asengera mu Bisilamu, umusheri wawe asengera muri Katolika, ubwo urumva ni umukristo ndetse n'umuyisilamu, urukundana na sheri wawe, igihe cyo gukora ubukwe kirageze. Mu gihe muri gukora ubukwe cyangwa se mugiye gukora ubukwe, sheri wawe mukumvikana kujya hari igihe umukobwa ashobora kohereza umuhungu akavuga ati nta kibazo ubwo ndaza mu Bisilamu ariho dukorera ubukwe, mwibuke ko mukundana cyane. Igihe kirageze kwa kundi tworohereza abahungu tukajya mu madini yabo, umukobwa ati shwisi naza mu Bisilamu, nawe ukavuga ati shwisi naza mu bakristo. Icyo gihe ushobora kureka umukunzi wawe bitewe n'idini ryawe, cyangwa se ushobora kubirivinga it byose ugakundana n'umukunzi wawe ntimukore mariage. Urana mbere yo gukundana hari ikintu nyine cyanza kubaho, mukabanza kumenyana byimbitse. Naramenye idini rye mbere, nawe akamenya iryanjye mbere, nuko abazi ko biramutse bibaye ngombwa ko tubana, umwanzuro watworohera twembi. Rero ntabwo namufata ngo muhatirize kuva mu idini rye, cyangwa ngo nanjye ampatirize kuva mu idini ryanjye ngo mve mu Bisilamu njye aho we asengera. Byanga byakunda hari umwanzuro twafata turi babiri, kandi ntabwo umwanzuro twafata ari ukuvuga ngo idini ritumye dutandukana. Ntabwo idini ryatandukanya abantu, umuntu yabayeho n'idini riraza. Rero ntabwo idini ritandukanya abantu, byanga byakunda hari umwanzuro twafata twembi kandi ushemeye. Ntabwo numva twatandukana kubera idini. Uvuze kuri Slay Queen, none se ujya wumva abantu bavuga ngo ni aba Slay King? Ibyo ntabwo biraza, reka ntabibaho. Hari umuniga surabana wagiye gupostinga ifoto yambaye ubusa ari kwimenaho amata, wamugana uya wenda ntabwo bakora nk'ibyo bakora, ariko wenda hari nk'ibindi bakora. Yes, ntawe nzi ntarabaho. Turi gusoza ikiganiro cyacu, Kayitare ndagira ngo tubwire, uri gukina muri Papa Sava, watangiyemo mazimo n'igihe kinini, ubona ari subona kivuga gutera, ubona bikugejeje mbere yuko ukina Papa Sava? Hari ugitangira ko biri kose nta experience wari ufite cyane nyinshi cyane mbere yuko ujyamo. Tubwire itandukaniro mbere yuko utarakina muri Papa Sava no mu ngubu wagiyemo, ubona ari iki byakugejejeho? Ikintu byangejejeho navuga mpereye turi nko kuri set. Mbere twageraga kuri set simenye what's going on, nkabona gusa bari kumbwira ngo genda hariya ngo soma ibyo ngibyo, ngo tugiye gufata medium, mutima nanjye no medium nibi ati tega tugiye gufata close up yawe over shoulder, nkavuga ati noneho karabaye. Nyine ntabwo narinzeho bijya, ariko ubu ngubu aho maze kugiramo uko nkora kenshi niko ngenda ngira experience. Hari ngera kuri set bakazana ama script, umuntu agasoma akamenya uburyo biri bugende, ugakora kari haso kawe, ugakorana n'abandi, nyine uburambe buraza. Aho niho niveau yo kuri set. No mu buzima busanzwe ibintu bigenda bihinduka, ucana hariya abantu bakakubwira haye turakuzi, ibyo ukora ni byiza, ukamenya ku interactinga n'abantu, ni ibintu byiza. Hanyuma dusoza, agira ikintu ubwira abakunzi ba sinema nyarwanda muri rusange ndetse n'abakunzi ba Papa Sava dusoza? Ari nacyo njya nkunda gushishikariza abantu, cyane cyane abanyarwanda n'abaturarwanda, tugerageze dukunde ibihangano by'iwacu, zaba muzika zaba sinema, n'ubundi bugeni bugiye buhari. Hari imivugo, abapoete babaye benshi, dukunda ibintu by'iwacu, dukunda umuco gakondo. Cyane cyane nshishikariza abantu gukunda sinema nyarwanda, kuko nyine by'imuhana biza imvura ihise, dukunda iby'iwacu. N'abantu bumva bifuza kuza muri sinema nyarwanda bagira
bumve ko bisanga ari imyuga mu yindi ni karibu. Gira ikibazo ubu nta kibazo cy'amatsiko ubona wambaza? Ikibazo cy'amatsiko wowe nakubaza uri single? Gusa icyo kibazo bite byawe nyine na kimbaje muri interview yindi nese ubwiragiye ngo nta kintu nakubaza mana yanjye. ubwo nta nubwo wambaza ngo ngo iki izira ndarizi tuzakorana ikira my friend tuzakorana iki mwana business niba nambaza gagati ariko nese nta kantu uri gutegura nyine ngo dutumire uretse ku kinyine utari utakagombye kumbaza gute kandi numva ukaze ko ngako ahubwo kansubiza akazi ako ngako maje gute ati nta kantu uri gutegura kaga business twumva kaka business kabyara amafaranga tukabaho natwe Kigali. Reka dushaka ku buryo twafasha leta kugira ngo dushishikarize abantu gutaha mu ngo saa moya. Ahubwo ako kantu ni kazima dukora akantu kashishikariza abantu gutaha saa moya kurara muri stade birabiha ntabyo nzi. Hotel Amahoro bayita muri Hotel Amahoro hariya muri Hotel Stade Amahoro ukagenda imbehe ikagukubita kandi ntibagire ngo baba baryamye ntibagire ngo ni ibintu byoroshye ngato ngo bagiye kundaza muri stade se nibiki ntabwo byoroshye baba bahagaze cyangwa barara bakora amanuze bitewe n'ibyo numva muragenda mukicara wewe baza ngo uragenda uhita ukuramo phone yawe ngo utangire widagadure kuri YouTube ibyo ngibyo nta birimo nihagera nijoro murahita mutangira kubakorwa tuzarwubaka saa 9 z'ijoro ko numva bitoroshye mwabantu ntabwo byoroshye ntiwumve rero ko cyane ko kiri atari n'igihano babahaye umwanya uhagije ijoro ryose byo kwitekerezaho ukamenya amasaha ugomba gukorera ibikorwa byawe. Ugatekereza kuri iki cyorezo kiri gukupita nta miyaga sobanura byoroshye ibintu byoroshye ahantu twe tugenda dupfutse umunwa no gushyiramo intambwe gukaraba. Hari umukecuru nabonye ejo bundi bafatiye muri Pandagari naka video kamaze imishiga trending on social media. Umukecuru avuze ati ngo Yesu ngo yaravuze ngo ijambo ry'Imana ravuga ngo nta kwambara agapfukamunwa ntakomeza ubwo ngubwo naba ari guhumeka ibice mu bitaro nyine azakomeza avuge ngo nta kwambara agapfukamunwa. Wakoze kubera natwe Kaita. Murakoze cyane ya WE TV.